N'abasuhuje yewe mbahaye n'ikaze mwe mwese mudahwema gukurikirana Taifa Rwanda umunsi ku munsi. Kuri uyu wa gatanu abofisiye bato barenga 146 barimo abakobwa 21 n'abagabo 125 bagiye kwinjizwa mu rwego rw'igihugu rw'u Rwanda rushinzwe igorora imfungwa cyangwa se rushinzwe imfungwa n'abagororwa cyangwa se igorora nyuma yo gusoza amasomo bari bamaze umwaka barimo. Ni igikorwa kiri kubera mu ishuri ry'amahugurwa rya RCS Training School Rwamagana. Ahangaha rero n'ubundi hasanzwe ngira ngo hakoreramo cyangwa se hafatirwamo amahugurwa y'abantu cyangwa se abofisiye bato bagiye bitegura kujya muri iki kigo cya RCS gishinzwe amagereza cyangwa se amagororero mu Rwanda, aho n'ubundi bagenda bafata imyitozo itandukanye yiganjemo gucunga umutekano w'abagororwa ndetse yewe n'izindi gahunda cyangwa se n'izindi serivisi n'ubundi igororero riba rikeneye muri rusange. Aha n'ubundi ariko cyane cyane ingingo nyamukuru no gucunga umutekano, bagahabwa imyitozo ifatika. Ngira ngo hano bakora imyitozo n'undi imeze nk'iya gisirikare, kubera yuko ngira ngo kuba wafata inshingano zo kurinda igororero ni ibintu bitoroshye. Ngira ngo ni ibintu bitoroshye kubera kurumva ko kurinda abantu nk'abantu nyine b'abagororwa rimwe na rimwe abarimo n'abantu wenda bagira imyitwarire idahwitse, bikaba biri no mu bintu n'ubundi bisaba ko umuntu nyine ufata izo nshingano aba ari umuntu nyine ubifite ku mutima kandi nyine witeguye kubikora, witeguye gukora buri kimwe kugira ngo izo nshingano yahawe azisoze. Kandi ngira ngo biri no mu bintu n'ubundi bizanatanga n'umusaruro mwiza cyane yuko buri mwaka cyangwa se buri ibihe bigenda bihinduka, leta y'u Rwanda igenda ikenera bamwe muri abo bantu nyine cyane cyane, ariko RCS igakenera abo bantu nyine twakwita ko ari inzego z'umutekano muri rusange, kubera yuko urumva abagororwa bariyongera umunsi ku wundi kandi urumva ibikorwa nk'ibyo biba bikenewe n'ubundi, kuko n'ubundi binajyanirana no kongera ibikorwa remezo mu magereza atandukanye cyangwa se mu magororero atandukanye. Biri no mu bintu n'ubundi bitanga umusaruro mwiza ahanini biturutse ku mutekano w'imfungwa n'abagororwa ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, utirengagije ariko n'imitangire ya serivisi mu magororero aho yagiye ikemangwa mu bihe bitandukanye. Gusa byagiye bigaragara cyangwa se raporo zagiye zifatwa zagiye zigaragaza ko bagiye bisubiraho ndetse bikanagaragara neza ko bamwe muri aba baturage cyangwa se bamwe muri aba bantu baba mu magororero cyangwa se abagororwa bagiye n'ubundi bishimira serivisi zitandukanye, nubwo rimwe na rimwe hari zigirwa ubwiru. Bamwe muri aba baturage cyangwa se bamwe mu bantu bakunze kuba bari gereza cyangwa se bari mu igororero baratangaza yuko ubu ngubu byibura uko biri kose ntabwo ari nka mbere, kuko mu bihe byashize habaga harimo imitangire mibi ya serivisi ndetse n'ubuzima bw'abantu barimo bukemangwa cyangwa se buteye impungenge. Gusa magingo aya ngaya icyo kwishimira ni uko uyu munsi none hari kugenda hiyongeramo abacunga umutekano, ingamba z'umutekano zirakazwa ndetse n'indi mitangire ya serivisi wenda mu magororero hirya no hino ubona ko hari kugenda hazamo icyo kintu cyo kubikosora. Ikiganiro kigufi cy'uyu munsi rero twateguye naho tukigarurije, hanyuma nimba uri mushyashya ukande subscribe hano ni Taifa Rwanda wisange ujye umenya amakuru meza kandi agezweho. Nitwa Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi